mute, nizere ko mumeze neza, nizere ko umwami Imana barinze. Wahageze ni kuri Fofoti vishonje kwereka kuntu watega igitambaro ukabuberewe ukabukeye ushaka kujya ahantu guys ukagenda ukeye. Basa ngo wabikora gute se? Ni kenshi ujya ubona abantu bateze ibitambaro ukavuga ati se aba bantu babigenje gute, ukumva byakuyobeye. Ndaje byikuyobera sheri, byikuyobera. Ungiye kwereka kuntu watega igitambaro ukagenda uberewe ukagenda umeze neza. Umva, ntabwo gutega igitambaro kimwe bipfa kuryoha, ndabikubwiye, ntabwo bipfa kuryoha pe. Bigusaba ube wateze ibitambaro bibiri, nimba noho nta musatsi ufite, sibyo? Bigusaba kuba ufitemo ibitambaro bibiri cyangwa se bitatu, cyangwa se ufitemo agafire washizemo ikindi kintu. Kabonemo kano ka ni kubona nyine no umusatsi. Urafata agatambaro wahinnye, aka ni akantu wagahinnye neza, kazirike. Mwana we, ngiye kubaha video, nshaka kubereka nasize umusatsi noneho, sibyo guys? Kambereka kumwe abantu batega ukabona ni byiza kandi basize umusatsi inyuma. Nimba ushaka gutega nawe usize umusatsi inyuma, kurikirana ino video uyisoze, ntiwihutishe utagira ikigucikamo ukazaba udateze neza, sibyo? Urabona kano gatambaro k'imbere mbanje, aka ndahita nkatebezamo hano imbere. Hari ukuntu mba ntahuje neza igitambaro inyuma, nkagasesekamo. Kuba noneho aka ngaka ndakazana agacishe hano buhoro. Basi ko mbigenza. Urabona ukuntu bitangiye kuryoha we, urabona ukuntu bitangiye kuryoha, ntarashyaho n'icya kabiri. Dore ikindi ngiki guys, mwakibonye? Tugiye kugihinamo gatoya nyine kugira kitaba kinini, kasi nagaki. Tugiye guhinamo gatoya kugira kitatubana kinini, kandi ibintu biri simple, ibintu byoroshye. Ahantu hose waba ugiye kujya wabitega kandi ukabuberewe. Nukuri nta minota myinshi bigutwara. Guys, urareba ko kireshya nyine impande zose. Nge nabibonye ko kiri kureshya. Urongera ucisheho nyine hasigare umusatsi. Ariko bitangiye kuryoha, bitangiye kuryoha. Urakaraga igitambaro cyawe. Yawe we, abasheri mumeze mte? Ngwino wige gutega sheri. Reba, hari ikintu ndakora na kimwe gikomeye. Aka ngaka ndakazana, urumva guys? Ndakazana ngaka hano hino, nse nk'ugatebeza gafatemo kugira ngo kadahita gahambuka nyine mu gihe ngiye kuzinga kino. Abasheri mwari mwarayobewe ukuntu batega ibi bintu? Ni muze mubirebe. Fofo ndahari, ntari ku bwanyu, ndashaka ko mucya abashu. Aka ngaka ukakigiza hejuru ho gato, sibyo? Bitaryoshye. Naho urayituza hano inyuma ushake ukuntu ukagobeka. Ushaka dukore video nziza guys.
video icyenda kugira ngo kano hagobeke neza. Oh sorry, hagobeke neza. Nabonaga kagaragara nkaho katazinze. Kanongere kano zingeho. Yewe guys. Akanjye nkashaka kari hejuru. Sibyo? Dore ndakagobetse. Guys, urabona kuntu bimeze rero ko bisa neza. Ugahita ufata igisokozo cyawe ugasokoza uyu musatsi usigaje. Uyu musatsi usigaje inyuma bashiri ukawugira neza. Murabibona mute? Muri comment utubwire uko mubibona guys. Inyuma bimeze te? So inyuma sindi kurebayo, ariko ndizera ko mubibonye ko bikeye, ko ari byiza guys. Ukuntu washaka wajya aho ushatse kandi ugize gute uberewe. Reka nongereho gato kano. Iyo ubishaka udashaka kukajyana hari inyuma, urazana uriko bireba guys, ukaringaniza neza. Uri kubona modeli zose zivuyemo, ugatebeza sheri. Kubikora nihuta ariko kambibakorera neza mubibone. Uri kubibona sheri? Reba iyo ntego nshuti yange. Oh la la. Ugasokoza umusatsi wawe ukajya ahantu ugize gute ushaka hose. Mana yanjye, ndumva nabereka ibintu byinshi, ariko ndabizi ko mama udashaka video ndende. Reka nshira ahangaha mbe ndekeye. Iyindi ntego nzayibereka ubutaha guys. Ndabizi ko mudukunda. Utarakora subscribe nakore subscribe, mukore like, share na comment. Abantu wese bashaka kwiga gutega ibitambaro munyandikire. Nimba mubishaka mumbwire, mfite modeli nyinshi. Abazi fofo nukuri murabizi ko nzi gutega, hari modeli nyinshi nzi gutega nazibereka, namwe mukajya muberwa, mukajya mwitega neza nkuko niteze. Guys, ndabakunda. Reka mbesubikiye hano, naho ubutaha mugira ibihe byiza. Bye.